itangazo mu kwezi kwa kabiri ryavugaga Open Network. Iyi tangazo ryari rimeze gutya, ryavugaga kuri Open Network. Muri dashboard hari harimo itangazo rimeze gutya, hanyuma ritubwira ibigendanye na Open Network. Hanyuma iryo tangazo ryavugaga ko Open Network izaba ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Uwo munsi ugeze habayeho Open Network ku masaha bari Umutahira TV. Inshuti bakunze Umutahira TV, reka nongere maramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Mbabwire ni ibyiza bikomeze kuganza ibi bikuri umuntu ataragira ngo twongere tuganire ku bigendanye na Pi Network, ku bigendanye n'amatangazo dukunda kubona muri Pi Network. Itangazo navuga ko ryaba itangazo ritangaje, ni itangazo twahawe mbere y'itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ukuvuga ngo iri tangazo twarihawe muri dashboard icyo gihe, ariyo dashboard nyirango yasaga gutya, batubwira ko ibintu bya Open Network izaba ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ariko wa timu iduhaye iri tangazo ikabihamya neza irishyira muri dashboard ya Pi Network. Twongere twibukiranye neza yuko byari ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2025. Iri tangazo niko ryavugaga yuko iyi Open Network izaba kuri izi tariki. Ryamazemo iminsi, hanyuma nyuma y'iyo minsi kuri uyu munsi hanyuma haza kubaho Open Network ubwo Pi Network yemererwaga gukoreshwa ku ma exchange agiye atandukanye. Uyu munsi ushobora kujya kuri OKX, ushobora kujya kuri Bitget, ni Bitget n'izindi exchange, hanyuma ugasanga Pi Network iraboneka kuri izo exchange zigiye zitandukanye. Iri tangazo ryagize umumaro aho abapioneers babonye yuko Pi ibaye amafaranga ashobora gukoreshwa kuri muri ikoranabuhanga, kuri blockchain, akaba yabasha kuhakorera anyuze mu ma exchange agiye atandukanye, abantu bakayagura cyangwa se bakayagurisha, bakayavunja mu mafaranga yo mu bihugu by'iwabo, bakaba babasha kuyibika. Hari abantu bahise babasha kuba bagurisha coin zabo muri iyo minsi, hanyuma bafata ku mafaranga kubera ko byari byemejwe ko Open Network ibaye. Hanyuma uyu munsi turimo turavuga icyo bita Open Mainnet. Open Mainnet mu by'ukuri nta wuzi itariki cyangwa se umunsi izaberaho. Nta nubwo twigeze tubona muri dashboard za Pi Network abadutangariza ibigendanye n'umunsi wa Open Mainnet. Ariko muri iyi minsi harimo kuvugwa ikintu kimwe nshaka ko tuganiraho, kiri kubera mu bari kureba ahangaha muri ecosystem ya Pi Network. Ngira ngo turaza kubireba turi kumwe kugira ngo tugende dukurikira akantu ku kandi, hanyuma tumenye neza cyangwa se tuganire twungurane n'ibitekerezo mu magambo makeya, turebe uko ibintu biba byifashe tunyuze hano muri Pi browser. Hanyuma tukaza kugera ahangaha tukareba ibi bintu birimo bivugwa. Ntabwo twigeze tubona ibintu nk'ibi ngibi binyuze ahantu nk'ahangaha bitanyuze muri dashboard ya Pi Network. Dashboard ya Pi Network niho tubonera amatangazo menshi dushobora kugirira icyizere, kuko kenshi na kenshi ibyo bavuze barabikora, cyangwa se niyo batabikora barashyizeho deadline bakongera iminsi cyangwa se amatariki y'ibyo bintu baba baragerageje kuba bashyira muri dashboard za Pi Network. Ahangaha turahasanga ibintu bimwe tuza kwinjiramo, nk'uko abantu benshi barimo kugenda binjira bagasanga ngo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 ngo hashobora kubaho launch ya GCV price, cyangwa se igiciro cy'amadolari 314,159. Bakavuga ko gishobora kuba launch ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 hari
Reka turebe kugira ngo tubigereho nk'uko abantu benshi barimo babikora. Turaza guhita tunyura kuri aka kantu kari aha ngaha, dukandeho gutya, hanyuma nitumara gukandaho turaza nanone twirebere aha ngaha hejuru handitse paynet.com, paynet.com, hanyuma dukoreho imbere yaho gutya, yazamo kariya kabara tureta tubikansuringa gutya. Ubwo icyo gihe turaza tugahita dukora kwaka kantu kari aha ngaha gutya, bigahita bivamo. Reka tugakoreho, ibyo ngibyo bivuyemo turandikamo ibyo tugiye kwandika kugira ngo turebe ibyo barimo batubwira. Turandikamo https twa tudomo tubiri nk'uko mwebwe mukoresha ikoranabuhanga mukunze kubikora. Turandikamo gutya https tudomo tubiri turongo tubiramye changedio.fan, hanyuma turangiza tureta dukanda kuri enter. Birahita bigenda gutya, turahabona ibingibi. Nitumara kuhabona ibingibi turahasanga iminsi 11, amasaha 11, iminota 8 n'amasegonda 2 agenda amanuka. No kuvuga ngo nibyo bita countdown. Iyi countdown rero iragaragaza ko igikorwa cyo kugira ngo iyi countdown izarangire cyangwa se igere ku munsi nyirizina barimo bavuga ni ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 2025. Bakatubwira ko kuri uwo munsi batatubwiye isaha yawo, ariko urebye neza wamenya iyo ariyo, hazabaho igikorwa cya launch D ya GCV. GCV ni payi imwe ihwanye n'amadolari 314,159, aho ISO 20022 izaba ibaye activation muri Pi network cyangwa se kuri iki giciro cy'314,159, kuvuga ngo bizaba byahujwe cyangwa se iyi GCV price izaba itangira gukoreshwa cyangwa se yemezwa ikaba yatangira gukoreshwa. Ariko sinzi niba koko Pioneers mubona iki ngiki ari cyo gihe cyayo. Mu gihe cyatambutse twabonye itangazo mu kwezi kwa kabiri ryavugaga Open Network. Iyi tangazo ryari rimeze gutya, ryavugaga kuri Open Network. Muri dashboard hari harimo itangazo rimeze gutya, hanyuma ritubwira ibigendanye na Open Network. Hanyuma iryo tangazo ryavugaga ko Open Network izaba ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Uwo munsi ugeze habayeho Open Network ku masaha bari batubwiye. Hanyuma twabonye ko coin ya Pi Network bayemereye kuba yajya kuri exchange zigiye zitandukanye, harimo na OKX. nk'uko twagiye tubibona, uyu munsi ukaba wajya kuri OKX ukaba wagura cyangwa se ukagurisha coin ya Pi Network, hanyuma ukayishyira mu yandi mafaranga yo mu bindi bihugu cyangwa se amadolari ndetse n'andi yose akorera ku exchange. Hanyuma icyo ngicyo cyabaye ikintu cyiza cyane, kuko twakibonye nk'igihamya cyangwa se nk'itangazo ryanyuze muri ecosystem ryanyuze muri dashboard ya Pi Network. Ariko ikintu kiri kuvugwa cya ISO 20022 activation November tariki 22 2025, bakavuga ko GCV izaba launched icyo gihe. Kuki bitanyuzwa muri dashboard za Pi Network? Kandi nacyo cyaba ari igikorwa gikomeye cyo muri Pi Network, nk'uko na Open Network yanyujijwe muri hariya muri dashboard ya Pi Network. Iyi GCV iramutse ibaye kuri zira tariki byaba ari amahirwe, byaba ari byiza, ariko nanone si impamya yuko ari ibintu byoroshye kugira ngo ibi byemezwe neza ko bifite agaciro cyangwa se ari ibintu nyabyo ubone nkanjye ubivuze. Hanyuma namwe mufite icyo mwabivugaho. Hanyuma ikindi kintu nuko hano batwereka
aka kantu ureba ahangaha, dore akangaka gutya, iyi mpuruza cyangwa se iyi nteguza cyangwa se aka kantu mu by'ukuri gafite icyo kavuze cyangwa se icyo gasobanuye mu ikoranabuhanga cyangwa se mu byapa n'ibyo kaba gashaka kumenyekanisha. Akangaka kaba kavuga yuko ibingibi biri aha ugomba kubyitondera, ko hari igishobora kuba kibyihishe inyuma, ukaba wabigendamo gakeya cyane, wowe ukitegerereza uko bizagenda, ibindi ugategereza iminsi. Akangaka bakita warning icon. Warning icon ni ukuvuga ngo ikimaze ni ukuwoninga cyangwa se guteguza cyangwa se kubwira abantu ko icyo kintu kiba cyitonderwa. Ahangaha hasi turabonaho powered by Web3 Kosasi Nakamoto. Ni ibintu bivangavanze twebwe tutarasobanukirwa neza ngo Kosasi Nakamoto. Ubundi muri iriya coin yakozwe bwa mbere yitwa Bitcoin, twumvishe yuko ngo ishobora kuba yarakozwe nabo bita ngo ni Satoshi Nakamoto. Ahangaha tureba ngo Kosasi Nakamoto, biracyavangavanze, ntiturasobanukirwa ibyo ari byo, ariko uko byagenda kose ku itariki 22 tuzamenya ukuri cyangwa se tumenye ikinyoma, tugende tumenya ibintu gahoro gahoro.